Muraho neza nshuti bakunzi bacu kandi inshuti z'akadasohoka z'ubutumwa aho muherereye hose. Dukomeje kubaha ikaze tubwira ngo murisanga ku butumwa, ariko kandi nawe utarakoze subscribe reka dukomeze kugushishikariza gukanda ku kazogera ndetse ukande no kugikumwe kugira ngo ujye ukomeza kubona amakuru agiye atandukanye ndetse n'ibiganiro, inama zitandukanye zicangaha ntibikajye bigucika. Uyu munsi ntabwo nshaka kuza kuba ntakaza umwanya cyangwa se ntinda, ahubwo ndashaka kukwereka bimwe mu bintu ushobora gukora, imwe mu mishinga iciriritse igusaba igishoro gitoya ushobora kuba watangira ukayigerageza. Ushobora guhitamo umwe cyangwa se waba bigukundiye ukagerageza umwe ukagerageza undi, icyo wahitamo, ariko njyewe inama nakugira ni uguhitamo umwe muri yo ubashije kuba mwiza kuri wowe kurushaho, akaba ari ugerageza ukagerageza amahirwe yawe nawe ukareba yuko Imana yagusekera. Ntabwo rero nshaka kugutinza, ndashaka kugezaho imwe mu mishinga itanu nongere mbisubiremo, imishinga 5 ushobora kugerageza izagusaba igishoro gitoya. Ndaza ko nakubwira hamwe mu hantu hashobora kuba sources of cyangwa se imvano y'amafaranga y'igishoro. Iyo mishinga 5 ndaje nyikubwire, kandi ndakubwira n'ahantu hashoboka amafaranga yo kuyikoresha cyangwa se gukoresha uwo mushinga ashobora guturuka. Mbahaye ikaze kandi ntimujye kure ku butumwa. Umushinga wa mbere tugiye kuba tuvugaho ni umushinga werekeranye n'ubworozi bw'inkoko, ariko ubworozi nimvuga ubworozi bw'inkoko ndashaka kuvuga ubworozi bw'inkoko buciriritse cyangwa se ubworozi bw'inkoko butazaguhenda buzagusaba igishoro gikeya. Niwitegereza neza muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda uraza gusanga yuko ikintu cyitwa inyama cyangwa se ibikomoka ku matungo ari bimwe mu bintu birimo biraribwa cyane, birimo birakonsomwa ku rwego rwo hejuru. Bivuze iki rero? Bivuze yuko inkoko cyangwa se n'ibindi bifatiye ku nyama, umuntu wabikoze akabyitondera akabikora neza, uko byagenda uko ariko kose nta kabuza abagomba kuzaba abona amafaranga mu gihe gitoya kandi kitarambiranye. Gize nti mu buryo buciriritse se ni ibintu bigomba gukorwa gute? Uyu munsi wa none niba ukinyumva ukwiye kuba ushaka ahantu hatoya, harushaho kuba hatoya, hanyuma haba mu rugo iwawe cyangwa mu rugo iwanyu, ni kwa papa se ni kwa mama, ugashaka ahantu hatoya hatari bukugore, hanyuma aho hantu ukahororera inkoko. Uragenda urangure inkoko zitari buze kuba ziguhenze, ziri hagati, igishoro kiri hagati y'ibihumbi byibuze 50 n'ibihumbi 100, ukaba ushobora kuba wabasha kuba watangira. Ibi ngibi biraza kugufasha iki? Ushobora kuhitamo ukavuga uti njyewe ndaza gukoresha inkoko zitanga inyama, cyangwa se ndaza gukoresha inkoko zitanga amagi. Nagira nkubwire ko mu gihe kitarambiranye rwose kitari gitoya nawe uzaba watangiye gukirigita ku ifaranga. Ubu ni umushinga wa mbere ushobora kugenda ukigaho neza, hanyuma ukawunoza, ukaza kuba nawe ukora ku mafaranga kandi mu buryo butakugoye. Ibyo usabwa rero, urasabwa ahantu hatoya ho gukorera, byibuze hashobora kujyamo kuva ku nkoko 50 gusubiza hasi, hanyuma ukongera ugasabwa nyine n'igishoro, amafaranga yo kugura cyangwa se yo kugura izo nkoko. Inkoko nta nubwo biruhanyije, ushobora kujya kuzigura mu isoko, ushobora kujya kureba abatangiye iyo business imbere ukagura nabo izo gutangirana ukoresha, ariko bikaza kuba biguhagarara amafaranga make cyane. Reka dufate nk'urugero, inkoko 5 ushobora kuzigura ari inkoko zikuze wenda zitera amagi. Reka tuvuge ko ari umushinga wo gutera w'inkoko zitera amagi, hanyuma inkoko 5 ukazigura ukazishyira mu rugo, zose ari inkoko zitera amagi. Ibiryo byazo byo kuzigaburira ndabizi yuko biragoye, ariko kwiyemeza cyangwa se guhatana niko gushobora, niko abahanga bajya batubwira. Mu gihe tuvuga ku bigendanye n'imishinga iciriritse umuntu ashobora kugeragezamo amahirwe, akareba yuko wenda ariho nawe rwaba ruzingiye kugira ngo abashe kwigaranzura ingoyi yo kutagira akazi ndetse n'ubukene. Uyu mushinga wa kabiri ni umushinga wo gucuruza imboga ndetse n'imbuto.
aho muri karitsiye urabizi neza yuko, cyangwa se no mu rugo iwacu, mu rugo iwanyu, urabizi neza yuko umunsi utakwira tutariye ibiryo birimo idodo. Igihe runaka ntigishobora gushira tutagiye kugura imbuto ku isoko aho bazihahira. Rero ku mafaranga yawe makeya ugiye gutangirana, ushobora nawe kuzindukira Nyabugogo nk'uko abandi babigenza, abandi bamama, hanyuma nawe ukagenda ukarangura amoko atandukanye y'imbuto n'imboga, ukaza ugashyiraho ngaho muri karitsiye, ugashaka inzu yo gukoreramo. Waba udafite ubushobozi ushobora gukorera ku ibaraza ry'umuntu ucuruza runaka, hanyuma mukavugana. Icyo usabwa ni igiki? Ni ugushyira akazu cyangwa se reka tukita akabati cyangwa se ameza ku ibaraza ry'umuntu runaka, bitewe n'uko mwabivuganye. Hanyuma ukazindukira Nyabugogo mu gitondo kare kare, dore yuko kuryama rwose ngo ari byo bituma umuntu adakira, bikurura ubukene. Ukazinduka nawe ukarangura, ukaza ugashyiraho ngaho, ukareba ngo abantu barakugurira. Ejo mu gitondo ukongera ugasubirayo, ejo mu gitondo ukongera ugasubirayo, ukabasha kugenda ukirigita nawe ku ifaranga, maze ukiteza imbere kandi wifashishije igishoro gitoya. Nk'uko twabivuze, ni imishinga 5 ushobora gukora iciriritse kandi izagusaba amafaranga rwose atari menshi cyane. Nkeka ko bizakorohera no kuyabona ku muntu waba atayafite. Umushinga wa 3 ni ukwanika ndetse no gusya ibinyampeke. Nongere mbisubiremo, kwanika ndetse no gusya ibinyampeke. Nshuti yanjye, ni kangahe dukoresha igikoma mu rugo mu gitondo, ku mafunguro ya mu gitondo, ano twita ngo ni breakfast, cyangwa se mu rugo tukinywa kangahe ku munsi? Niba ku baturanyi, ku batuzengurutse hirya no hino, inshuti n'abavandimwe, gikoreshwa kangahe ku munsi? Niba wibuka neza, kirakoreshwa cyane ndetse no ku rwego rwo hejuru. Ibi rero bishatse kuvuga yuko bizinesi yerekeye kuri bino bintu bifitanye isano n'amafu ari bimwe mu bucuruzi bushobora gukorwa bukagenda neza kandi bukaba bwinjiza amafaranga. Kuri uno mushinga ushobora gutangirana imashini isya ibigori. Biroroshye cyane. Izi mashini ubu ngubu zirakorwa hirya no hino, haba ku bantu ubu ngubu barimo barazikora. Ibi twita ngo ni made in Rwanda, mu buryo bworoshye, ukabasha nawe kuyikora cyangwa se ukayikoresha, hanyuma ukayijyana ahantu mu ikaritsiye, mu isantere runaka, bigendanye n'aho utuye cyangwa se n'ahantu hatazabangamira umutekano wayo ndetse n'abantu zaba bakuzengurutse. Ibi wamara kubikora, abantu bakazajya baza kuhugurira, bakazajya baza gusya, gushesha iwawe. Ariko kandi bitewe n'ubushobozi bufite, ushobora no nyuma yo kubasha kubona ino mashini, ushobora no gutangirana n'umushinga wo kugura ibigori, kugura amasaka. Urugero, reka tubivuge, umufuka w'amasaka, umufuka w'ibigori, umufuka wa soya, hanyuma ukawufata ukawuronga, ukawutunganya neza, ugakuramo amabuye n'umucanga n'itaka, ukabyanika, hanyuma ukawushyira umufuka utunganyije hariya. Uko abantu baje gushesha iwawe, ni nako bazajya bamenya yuko burya unacuruza ibyo bintu, ubashe nawe kubasera ku buryo bworoshye. Uyu mushinga ni mwiza cyane kandi ni umushinga utanga inyungu iri ku rwego rwo hejuru, kandi uba wagusabye igishoro gitoya. Mu mishinga 5 twabateguriye uyu munsi wa none, umushinga wa 4 urazamo ibigendanye na beauty and salon. Ndashaka kuvuga salon de coiffure muri rusange, gutunganya imisatsi ndetse n'ubwiza. Nshuti yanjye, ubona yuko muri no minsi ibigendanye no kwiyitaho mu gutunganya ubwiza, abantu bose turimo turashaka gutunganya amasura yacu, turashaka gutunganya umusatsi wacu, inzara ndetse n'ibindi. Uyu munsi biragoye yuko abantu, nta muntu ukijya guca inzara ngo azicire ari iwe mu rugo. Oya, nta muntu ukimenya kwisokoreza umusatsi ngo usokoze uko ashaka nko mu bihe byatambutse. Mu minsi yatambutse umusatsi barawubindikaga, yaba abamama, yaba abakecuru, yaba n'abakobwa bakirimo barakura, bakiri batoya.
ariko uyu munsi wa none guhera ku ruhinja rw'imyaka guhera kuri 3 kuzamura bose barimo barajya muri salo gutunganyayo umusatsi. Kandi nugera muri salon de coiffure niwitegereza neza uzasanga ibintu birimo rwose ntabwo ari ibintu biba bihenze. Ni umushinga mwiza nawe ushobora gukora kandi ukabasha gukirigita ku ifaranga umunsi ku munsi uko bukeye. Imashini imwe yogosha igura 20,000. Ushobora gukoresha uno mushinga mu buryo bukuzanira inyungu kandi nyamara wowe warabikoresheje amafaranga makeya. Nyuma yo gutangira uno mushinga shyiramo abakwaferi cyangwa se abasanzwe bamenyereye kogosha, ushyiremo abakobwa bari hano hanze bazi gutunganya inzara ndetse n'imisatsi n'ibigendanye na maquillage, hanyuma bidatinze ushyiremo wongeremo muri business yawe n'uburyo bwo guhugura abantu bashaka kwihugura ku bigendanye no gutunganya ubwiza bw'abadamu n'abagabo ndetse n'imisatsi muri rusange. Iyi business yigerageze, ndabizi neza uzanshimira. Ku mwanya wa 5 turahasanga business igendanye no kudoda cyangwa se gutunganya imyenda. Nimvuga business igendanye no kudoda cyangwa se gutunganya imyenda, wumve n'uburyo bwo gukodesha iyo myenda nabyo biragendana. Ushobora gufata igishoro ukagenda, urugero ndatanga urugero, ushobora gufata igishoro cyawe 100,000, 100,000 angahe sinzi ngo nangahe utangiranye, ukagenda ukabasha kudodesha imyenda wenda niba ari amakote, niba ari amashati se, hanyuma wamara kubidodesha ukabishyira hariya ugatangira ukabikodesha, cyangwa se ukabasha kugura imashini imwe idoda, hanyuma ushobora gushyira ku ibaraza ku iduka ry'umuntu, cyangwa se ugakodesha inzu bitewe n'ubushobozi bwawe ufite, ndetse ako kanya ugahita utangira gukorera ku mafaranga. Nshobora kuba ndimo ndabivuga nabi mu buryo budasobanutse wenda kubera igihe kirimo kiradutwara, ahubwo wowe niba wumva uri interested cyangwa se niba wumva ushishikajwe no kwikorera no kugira ikintu ukora kugira ngo ubashe kwikura mu bukene ndetse no mu bushomeri, reka ngushishikarize kujya ukomeza gukurikira inkuru ndetse n'ibiganiro bijya bikomeza guca ahangaha umunsi ku munsi. Ndabizi neza yuko amaherezo kimwe mu byawe rwose rimwe tuzavuga ikintu kumva ko rewe tuvuze ndetse ugahaguruka aho wicaye ujya kugishyira mu bikorwa. Imishinga 5 ushobora gukoresha cyangwa se ushobora gutekereza umwe muri yo wagufasha kwiteza imbere ndetse no kwikura mu bukene. Reka tugufashe no gutekereza ahantu amafaranga cyangwa se ubushobozi uzakoresha bushobora guturuka. Mu makaritsiye iyo dutuye ubu ngubu hasigaye hagezweho cyangwa se harateye ikintu cyitwa ibimina. Ibimina nibyo abantu benshi barimo barifashisha bagatera imbere kakahava. Uri mu kimina ushobora gukoresha uburyo bwo kujya utanga amafaranga wizigama mu kimina runaka. Intego nta yindi ari ukugira ngo uzagere ku rwego rwiza rushimishije bigendanye n'amabwiriza y'icyo kimina, ubashe kuba waguzamo, ubashe kuba wafatamo amafaranga yaba yo wizigamye ndetse no kuguzaho bakakongerera, hanyuma nawe ukabasha kubona amafaranga, igishoro cyiza gishobora kugufasha gukora iyo business. Niba ari inkoko wahisemo, niba ari ibigendanye n'ubwiza salon de coiffure, niba ari ibigendanye no gusya cyangwa se gutunganya amafu aturuka ku binyampeke, ni byiza cyane rwose. Ibimina ni ahantu hamwe ushobora gukura amafaranga ashobora kuza kugufasha gukora izo business, iyo mishinga igiye itandukanye. Ariko kandi ntabwo ari aho ngaho gusa. Benshi twagiye twumva ibigendanye n'ikigega BDF cyangwa se ni ikigega leta yashyizeho gishinzwe gufasha urubyiruko, abakobwa, abagore mu buryo bwo kwiteza imbere bafite imishinga iciriritse kandi ibasha kuba ibyara inyungu. Kino kigega rero nubwo mutagikunda kucyumva cyane, ariko kino kigega uyu munsi wa none kiracyariho kandi kiracyakora, ndetse hari amafaranga agiye atandukanye leta ikomeza kugenda ishiramo mu rwego rwo kugira ngo ibashe guteza imbere.
Ku muntu ushaka kwiteza imbere rero uri muri izo nzego tuvuze haruguru, ubwo turavuga urubyiruko, by'umwihariko ariko tukavugamo abadamu, tukavugamo abakobwa bari mu kigero cy'imyaka itarengeje 35, ndetse n'abandi bose mushobora kukigana ndetse mukamenya mukabaririza amakuru y'umwihariko y'iki kigega, kuko nacyo kibasha gutanga amafaranga. Niba wanyumvishe neza, biroroshye yuko kwiteza imbere ukava mu bukene ari ibintu bishoboka. Buriya rero iyo tuvuga ahantu hatandukanye ushobora gukura amafaranga, capital fund, ntabwo dushobora kwirengagiza inshuti ndetse n'umuryango. Yego ushobora kuba uturuka mu muryango wenda uciriritse, ukennye, uciyishije makeya, udafite ubushobozi bwo hejuru, ariko buriya mu nshuti ndetse n'imiryango aho dukomoka ni hamwe mu hantu dukwiye gukura, cyangwa se mu gihe tutangiye gutekereza business dukwiye kureba ese koko ubu ngubu papa cyangwa mama cyangwa mukuru wanjye cyangwa mushiki wanjye ko ngiye gutangiza umushinga w'500, uyu mushinga ubu nawe umugejejeho nko musobanura neza, yamburira n'ibihumbi 50 byo kuba ntangije, cyangwa se yamburira 20 byo kuba nguze ibikoresho bizamfasha kugira ngo mbashe gutangiza uyu mushinga neza. Ababyeyi ndetse n'inshuti zacu bo batwumva vuba kuruta abandi bantu bose. Tekereza ku nshuti ndetse n'umuryango mu gihe uri gushaka ahantu wakura igishoro, cyangwa se wakongeranya kuyo wari ufite kugira ngo ubashe umushinga wawe ubashe gutangira. Ibigo by'imari biciriritse, ubwo turavuga finance, microfinance, ubwo harimo za sako ndetse n'andi small banks, ni hamwe mu hantu hizewe hari gufasha abantu kubona inguzanyo mu buryo bworoshye, kubera gahunda leta zitandukanye igenda ishyiraho mu buryo bwo guteza imbere abaturage, abaturarwanda. Gana ibigo nka za sako ubagezeho umushinga ufite, hanyuma ubaganirire, ubasabe, ubagezeho icyifuzo cyawe cyo kubona ndetse no guhabwa inguzanyo. Ndabizi neza yuko bino bintu bazabigufashamo, kubera yuko iyo uhawe amafaranga anyuze aturutse muri bino bigo bya microfinance, ubasha kwishyura kuri ku inguzanyo yawe, ukayishyura ku kigero baguciye inyungu iri hasi ugereranyije n'izindi banki. Ndetse kandi harimo na serivisi aho bashobora kukwitangira kugufasha kubona amafaranga batakwatse inguzanyo. Hari gahunda za leta zitandukanye zigenda zishyirwaho zigendanye n'amarushanwa mu bigendanye tujye tubibona, minisiteri y'itumanaho, minisiteri y'urubyiruko, minisiteri ya ICT, bakunze kugenda bashyiraho amarushanwa atandukanye, aho baba bashyizeho offre cyangwa se batanze urubuga umuntu ufite umushinga cyangwa se igitekerezo gishobora kubyara inyungu mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Hanyuma abo bantu iyo bamaze gushyira urwo rubuga, abantu baraplayinga bitewe na business idea bafite cyangwa se ibikorwa by'iterambere byo kwiteza imbere bafite. Ishobora kuba ari imishinga ku giti cyabo, ishobora kuba ari imishinga izagirira abaturage muri rusange akamaro, hanyuma bakaplayingamo. Abo bantu iyo batsinze imishinga yose abashije kujyamo, iyo haba harimo impuguke ku bigendanye na business, abatsinze bahabwa cyangwa se bahari ibihembo runaka bahabwa, bagafashwa gutangiza iyo mishinga. Ariko kandi n'abatsinzwe bakagirwa inama, igitekerezo cyawe baba bacyumvishije neza, barakubwira bati impamvu watsinzwe ni iyi ngiyi, ugiye kugenda ukidevelope neza, ubutaha uzagaruke, cyangwa se niba wabona ubushobozi kuko baba bamaze kukwereka impamvu batagufashe, impamvu byapfuye, ushobora kugenda kuko ukakidevelopa, ubutaha ukazagaruka utyaye, cyangwa se ukazabasha nawe kujya kwikorera ukakibyaza umusaruro. Turimo turagana ku musozo rero, twavuze imishinga 5 iciriritse wakora ikabasha kukwinjiriza amafaranga, ariko kandi tuvuga naho ushobora gukura hamwe mu hantu hibanze ukwiye kurebaho mu gihe uri gutangira iyo business wahisemo. Muri no mishinga 5, niba hari umushinga umwe muri yo waba wakunze, cyangwa se hari igitekerezo wifuza kutugezaho, reka duhurire muri komenti, hanyuma utwandikire umushinga mwiza wumva we wakunze kuri wowe.
kandi uduhe n'igitekerezo. Ntawamenya dushobora kuba twabivuze mu buryo butakunyuze, wenda hari ikindi wakongeraho, uduhe igitekerezo cyawe muri komenti, kandi urusheho no kugenda usharinga iyi video ku nshuti ndetse n'abavandimwe. Ndabizi yuko ufite benshi cyane bakeneye gusobanukirwa ndetse no kumenya byinshi byimbitse ku bigendanye n'imishinga igiye itandukanye iciriritse yo kwikorera. Duhure mu biganiro byacu bikurikira, nakagaruka.